betting man reka nkubwire wehe ibyo bintu bitindaho ngo nubugoryi ngo niki ntago ari ubugoryi Imana none se reka nkubaze ubundi uwo mugabo nubwo ari ku betting wari kumwe ko yashakisha kugira ngo yenda abone ko yakikuba uri kubibona mu buryo bubi pe ariko aho kugira ngo yajyane mu ndaya se ayajyane mu nzoga ngo arimo kujya guhongera izo ndaya cyangwa arimo kugura inzoga ari bumwe n'ubundi bikara birangiye atari bubyazemo n'umusaruro atari bunavuga ati byibura ningurira mugore hari icyo ari bumarire kiri bubyara amafaranga nayashyira ngiye muri betting wa mugabo uri mu mubare Naomi wimushuka atereka mbabazi buriya kugira ngo amafaranga aribwe nibyo utazi kuko buri iyo bayariye ntago ubuzu yariye wayashyira iyo ndaya ikayarya abo bavuze se wa bettinze akabetinga bibiri akabona izo nzu na za miliyoni arubwo ariwe no watazi ubwo ngo erega mwana amahirwe yanjye siyo yawe Nanone twongeye kubasuhuza kanizere ko mumeze neza turagarutse ngarukanye hano na Naomi wanyu mwakunze kandi turabakunda cyane tugarukanye ikindi kiganiro mwebwe icyo musabwa no kudutega amatwi nk'inshuti zacu mudukunda nawo wari umeze utese meze fresh cyanda wari umeze neza kabisa turaje twongeye kugaruka imanda yanyu tuje kubaganiza mutwitege noneho mu kiganiro tugiye kuza mu muriro pe mukomeze mumane natwe gusa rero Naomi rero nkuko mubizi tubazana ibiganiro ngena Naomi hari ikiganiro twazo tujye impaka uyu mugore nawe rero mbambona nazibye mbambona rwose uyu nguyu ntago twahuza mbambona tutabana kabiri nkuko bajya bavuga ngo nabagore babana kabiri nabagore babana mu nzu nanjye uyu nguyu tubanye ntago twabana bitewe n'uburyo yimereye rero hano hari inkuru nshaka kubabwira namwe mu byumve hari iriya mikino y'amahirwe iriya ya betting iriya murabizi cyane akadege naho katageze nawe uri murankurikirana waragakinye tubizi se hari umugabo yagakinye buriya umuntu yigirira amahirwe ye habaho guhirwa buriya ntago haba guhinga ntago habaho guhirwa umugabo aragakina shora note ya bibiri byiwe arashora akadege karamukubira ararya arakina ararya abigiramo amahirwe ku buryo noneho yakinya akadege akagura imirima akubaka inzu za kadastiri akubaka aragenda bumukira umugabo rero kwa kundi nyiruguhubuka ngo yamize ibitaranoga umugabo umwe uraho ngaho ngira ngo namashyari yari afite kadastiri nawe iragarika dase yari afite inzu imeze nk'iyi ngiyi ariko muri kubona ko nta kintu itwaye n'iyi ngiyi uko biri yari arifashije arebe mugenzi wiwe yarariye yaratunganiwe kandi kubera akadege nawe agakine umugabo yaragakinye akina inote ya bibiri kari akantu nabonye wagira ngo harimo n'ibiyobyabwenge uragakina bakurya ukavuga ati mukanya hari ndarya reka nongere nshoremo amafaranga noneho bakurya makeya bitanu ukavuga ati hari washyiramo 10 narya umugabo aragakina baramurya aragakinagira naho agurisha inzu ibazi umuntu wubatse ufite abana ubyiruye inkumi akadege karamurya sigara ari nyakabwana ngenda babwiye ngo biriya bintu ni ibiyobyabwenge kiriya kintu iyo cyakugiye kikakwinjira mu mutwe kikagufurumata kiragukoroneza hahandi wisanga n'ipantaro wari wambaye uyigurisha rero Naomi nibyo ndimo ndavuga ibi bintu by'amahirwe ngo by'akadege ngo ibiki ngo barabetinze mu makipe ibintu barakuriye barinze banakurya na bogisa wambariyeho biriya bintu ubona kuko bisengereje isi ariko bizengereje isi gute umva reka nkubwire urimo uravuga ngo betinze ngo n'inzu barayitwa kandi yarafite inzu nziza ubwiwe n'iki se iyo nzu nziza aho yayikuye hinda yikuye muri betting nubundi yayikuye muri betting yaragiye kurebamo iyindi irenzeho byumvishe nabi
we yagiye muri betingi abitewe n'ishyari yagiriwe mugenzi we kuko we yarahiriwe agura amazu agura n'iki arakira. Ntabwo yarasanzwe arimo. We ntabwo yarasanzwe, we ni ishyari. None haragurisha utwe twose. Noneho mva kugira ngo mbikubwire neza. Umugabo yageze hahandi agurisha utwe twose ashwana n'umugore. Kandi icyo gihe uwo mugore we ntago yari kwanga akagurisha kuko yanakwica. Ko umugabo wagiye muri betingi wagiye mu kadege yanaguhitana yagukuramo umwuko umubijije kugakina. None ubu ngubu yashwanye n'umugore we, umugore we yaragiye yibonera undi mugabo abayeho neza n'abana biwe. None ikigabo kiraho kirarimarima icyo udufaranga gikoreye kita kitudejyana muri betingi kugira ngo kibone ko nacyo cyazahirwa kandi sha byahehise. Reka nkubwire ri uwo mugabo nubwo yagurishije bikamushiraho wenda n'umugore akaba yaragiye. Nge wa mugabo nkugira inama komeza ugerageze kuko amahirwe nta umenya igihe azira. N'ubundi uriya muntu nawe yagize amahirwe nawe wazayagira. Ku binzi yaragiye ukabona umugore yaragiye ntibivuze yuko utazongera ukabibona ibya bintu wabuze. Komeza betinge nujya no guca inshuro nujya no kuyakora mu buyede ujye yazanuye betinge. Ushobora kuzabetinga 2 kabyara za miliyoni zirenze nubwo wagurishije inzu. Ushobora kugurisha inzu pe, ashobora kugurisha inzu n'uwo mugore akamubura. Ariko yazabetinga amafaranga akuyemo agakuramo inzu irenzeho kuko arabyifuza muri we kandi icyo ashaka azakibona. Ariko reka nkubaze dore impamvu ngubwira ngo uri n'ikigoryi ni izi ngizi. Ntabwo ari ubugori ni ubucucumani nkaho wamugira inama wenda reka tuvuge wenda sakora ikiyede ubwo wenda iyo yakibonye hari n'ijya kibura ikiyede si 3 ku munsi ubwo ku kwezi nangahe agera mu 90. 90 yizigamye nkaho wamugiriye inama yo kwizigama amafaranga 90 kongera akagarura umuntu akiyubaka. Urimo uramugira inama yo gukora bubyize cyangwa icyo kiyede akagisubira muri betingi. Imana 3,000 akoreye uyu munsi agomba kuyibyazamo na miliyoni irenga. Uri kubyumva? None rero kuyashyira ku kadege amafaranga desa mu minota ingaho ukabonye miliyoni cyangwa 100,000 ariko se ubundi nabona 100,000 bwo abahenzwe. Nene se reka nkubaze yagiye kugurisha izo nzu agurisha n'ibiki byose ataruka ari ku betinga kuki atariye se kuki atariye ahubwo we afite depression. We igishororega yashakaga we niyikuremo iyo depression niyo toroma imurimo ubundi yubaka ubuzima rebe ko yazabona undi mugore umwemera bakubakana ubuzima nyine bahere hasi bahere mu ikode niko bigenda. Ubundi betingi man reka nkubwire wehe ibyo bintu bitindaho ngo n'ubugoryi ngo niki ntago ari ubugoryi Imana. None se reka nkubaze ubundi uwo mugabo nubwo ari ku betingi wari kumwe ko yashakisha kugira ngo yenda abone ko yakikuba uri kubibona mu buryo bubi pe. Ariko aho kugira ngo yajyane mu ndaya se ayajyane mu nzoga ngo arimo kujya guhongera izo ndaya cyangwa arimo kugura inzoga ari bumwe n'ubundi bikara birangiye atari bubyazemo n'umusaruro atari bunavuga ati byibura ningurira mugore hari icyo ari bumarire kiri bubyara amafaranga nayashyira ngiye muri betting. Wa mugabo uri mu mubare Naomi wimushuka atereka mbabazi bura kugira ngo amafaranga aribwe nibyo utazi kuko buri iyo bayeriye ntago ubuzu yariye wayashyira iyo ndaya ikayarya. Abo bavuze se wa betinze akabetinga 2 akabona izo nzu na za miliyoni arubwo ariwe no watazi ubwo ngo na erega mwana amahirwe yanjye siyo yawe sibyo ntukishinga umuntu wapi yarayabuze nge nago nakugira nizo ndaya sinakugira inama yo kuzijyamo weho ikuremo iyo trauma ubaka ubuzima bwawe. Mani tuza abantu benshi ngiye hari umusore nzi none se nawe wa musore wari gukina akadege ububona hazaza hawe arahahe koko akadege kwera umuntu w'umusore ufite ahazaza. None urimo kuvanga umusore nangenza abantu barakina bet none abantu baraceta amakipe kajya kubona kabona ejo abonye 500 400 yashoye amafaranga nk'ibihumbi 5. None asuga ngo amafaranga ntago babyaza umusaruro ubu gahunda isigaye iriho none ni bet nizo ziri gutanga amafaranga. None kumva ari umukino w'amahirwe nyine ubwo nyine nawe amahirwe azamugwiriye. None se amahirwe nimba byaranze koko mani ibyanze nago bahata mwana wishuka. Ba mugabo we nta wiheba atarafata azagira umuntu kugira inama mbi ngagushuke ngo bireke weho komeza kandi urambirije umva iby'Imana bijya barambirije abarambiye batashye weho komeza ubwo abandi bazananirwa wowe komeza. None se mwana reka nkubaze
reka nkubaze aho uri gukomereza rero kumushukira ni aho ngaho. Niba umuntu byaranze ngenda kubwira ni umuntu byaranze yahereye kuri bibiri bye, ahera kutwaka, ahera ku nzu, ahera ku murima. Ubwo ibyo bintu byose muri betting ngewe inama nakugira mani n'abasore mbagira inama, kari akadege ntago ubundi so wagashinzeyo muzi ko ari ikicucu. Umuntu akajya akakurya utwawe kandi utwata ari kurya wakayabyaje umusaruro ukareba n'ikindi kintu yaguramo mani. Naomi wishuka abantu. Reka nkubwire nta umuntu ubona amafaranga atatanze andi. Uri kubyumva? Ntago uzabona ikintu ngo kizaza kikwizane nta kintu wagishoyemo. Muri kino gihe urabona amafaranga nawe washoye ayandi. Uri kumva? Ubwo rero nawe yabonye ubucuruzi. Oya abadafite amafaranga dushora imbaraga zacu. Niba udafite amafaranga ushora imbaraga zawe. Gusa nanone washoye imbaraga zawe ntago bivuze ngo ayo mafaranga avuye mu mbaraga washoye ngo jya kuya betting. Kuko twese yatekereza ntago bari mu mbaraga. Oya mwana bira nagutekereza kurimo. Ibaze aho umusore bamuriye telefone akagurisha telefone ngakina akadege mwana. Ubu ngubu abagore n'abagabo umubirwa bashwana bitewe n'akadege. Ingozira reba do hari ubugore n'umugabo birwa bashwara guruka umugabo akina akadege. Wa mugabo wakiyubakiye ukareka ku kadege man. Akadege rero kameze nk'inuza ni nka kanyanga cyangwa se urumogi. Buri umuntu wabicuruje nyaga yapfa kubivamo n'akadege nuko nguko kaba kameze. Reka nkubwira ari uwo muntu acuruza kanyanga, uri kumva, akayicuruza ariko ategereje ejo akubitanye n'umupolisi yayakuba kangahe ayo yakishyura. Aba biyobeye se ko ibyo bintu bizamubaho, ko yemera se agacuruza ibyo bintu bitemewe kubera ko biravamo amafaranga menshi, ariko nabwo bakazagira igenda bakayatwara. Ibyo bintu saba biyebe n'uwo muntu urimo kugira betting nawe arabizi ko ibyo arimo gukora bizahomba, ariko igihe kizagera akazungu. Nyine aho ngaho niho bigaragarira ko ikintu cyakugize koronike, ikintu cyaragukoroneje baragufata warahombye, ariko niba ubasha kukivamo ikintu cyaragukoroneje rero ikikenewe n'imbaraga zawe ukazishyiramo. Niba koko ushobora gucuruza ikintu kitemewe n'amategeko bakagufata bakanagufunga, wasohoka muri gereza ukongera ukagikora, ubwo icyo kintu ni igiki bakongera bakagufunga. Ngenda kubwira ni wa mugabo we reka betting nimba ari cyo gihumbi ubona kibike neza, kuko amahirwe aya ntago ari ibyawe, ariko ntago ari ibyawe, amahirwe yarakwangiye sibyo. Namwe muri kutwumva nimuhagararira aho ngaho pe, amahirwe yaranze umuntu, nta muntu wiheba atarapfa. Uri kumva uwo ngo yapfuye ahagaze ubwo ariho, ntabwo yapfuye ahagaze. Uwoye kabwana ugenda bwera wabuze buri kimwe ubwo uriho, ntabwo yapfuye ahagaze arine aracyakomeje kuko agifite ubwenge mu mutwe we. Icyamuteye kubijyamo akaba kibikomeje we niwe ukizi. Uri kumva impamvu yarayize yatumye ajya muri iyo betting akaba atanayivamo. None se we niwe utari ko barimo kumurya, nuko afite icyizere, kandi icyizere nicyo cya mbere. Kiraza amasinde, kiraza inabiri kagenda ikarara niko biri, niko kuri. Ni nka bya bindi bajya bavuga ngo nimurebe nguriya ngurebaho ngo uko ameze kuri ngo ntacyo azigeza. Ejo muzajya kubona umuntu uriya muntu akubye kabiri ibyo yari afite muri aho ngaho, noneho nimurangiza bamwe ngo baragusengeye. Ese umuntu icyo yari afite ari kukitakazaho, ari kugitakaza, azigeza ku cy'ubundi. Nta muntu ugomba kubura ikintu ejo kikazaga. Erega mani ugomba kumenya ngo ndahombye, ariko ikintu cyane igihombo ni iki ngiki, nahombye muri ubu buryo. Ukamenya neza aho uzahombokera, ukamenya niba ayo makosa wakoze utazongera kuyakora. Aho ngaho niho umuntu mani iyi si ntago ari yo kwicara ngo uzarya kubera amahirwe. Mukoreme amaboko mu mifuka, mureke kujya muri beti, mwikuramo ubunebwe. Nese beti sakazi akazi kahese sari gushora amafaranga se, ashora amafaranga se ni ibicuruzwa ari gushoramo, arimo arunguka abantu. Abo ni abakiriya bari kuza bari kugura ngo ndi kwinjiza amafaranga buri munsi ndi kunguka. Ni ikintu ugenda ubusa nkaho yajugunye kiriya, ubusa nkaho yajugunye ni ikintu ugenda ukavuga ati ndashumuye. Ngahibaze uguhora utanga amafaranga bakurya wari wabona umuntu wariwe, newe yarabyakiriye. Wari wabona umuntu wariwe aragenda agasara munahuye yanakwica. None se
ubwo nawe nuko biba byamutunguye, ubwo se yaba azi ko yabikoze abishaka ngize akajya gusara. Umuntu wari Umwana reka nkubwise ukuri. ako nabo nimba umuntu ashobora gufana ikipe wenda n'urugero nka Rayon Sport byahuye niho mbona bigira abafana benshi, noneho umufana wa Rayon yatsindwa APR yatsinda abantu bakagira aho barwana, noneho batashoye amafaranga bakagira aho barwana. Ibaze iyo washoye amafaranga, iyo yashoye amafaranga arabyimenyera kubera ko saba ari ubwa mbere ahombye, se ari ubwa kabiri, buba ari ubwa kenshi. mbwira nawe mbwira n'icyo wagira mwana reka nkubwire impamvu ngewe mbwira uwo muntu ngo nakomeze. Ngewe nzi umuntu ushobora amafaranga, noneho nabonye banashobora n'ibiceri 20, igihe ibiceri 20 cyangwa 50 ukajya kubona ukanakuye nk'ibihumbi 10, ejo ukongera ukajya kubona wenda kuyeho ngo ibyo bita cash out ngo ni ibihumbi agakoraho nka 5, wenda ayo makipe yari umuhe nka miliyoni, none se ubwo 20 igiceri cya 20 abashoye mukamuhereza ibyo bihumbi 10 cyangwa 5, we amafaranga make, kandi iyo biguhaye urashyokirwa nyine ugakomeza wenda ndabyemera nawe mani guhomba nyine bibaho. Ndabyemera kuba amahirwe yasekeye kuko nura mugabo yaramusekeye agura iyo nzu agura iyo mirima, amahirwe aramusekera abigeraho. Ariko nanone amahirwe y'umuntu buri wese agira umugisha wiwe, nimba ubonye ibintu byanze rekera wihatiriza. Akadege gakenesheje abantu kari abakoroneze, akadege umva kari abantu benshi bamwe neza n'inuzi ari nabo gakijije. Nyine bimwe karabakoroneje ari nabo gakijije. Gusa nanone se gakijije rero nuwo nguri kuvuga nabo ngabo ntago babyutse mu gitondo ngo basange izo nzu ziraho. No buri tubwira ngo byo bibiri yatanze uwo munsi ntago ari byo byonyine ubwa yatanze. Hako se reka nkubaze uranguye nk'ikintu. Wenda reka nkubaze sibyo uranguye voka ugiye kuzicuruza urahombye, ejo uraziranguye ugiye kuzicuruza urahombye, hajye ubwo uzakomeza urangura izo voka kandi ziri kuguhombya buri gihe, cyangwa ufata umwanzuro ukazivamo voka se. Ubwo nyine ni nkaho nakakubwiye ngo nimba yarakinye yarashoye agashora bikamujya bikanamujya n'inzu n'ibiki n'ipantaro akarinda yajya kuyigurisha n'inkweto yakombaga kwambara akazigurisha, rekera nagayo mahirwe ari ayawe, wikomeza guhatiriza ibintu kandi ibintu si ibyawe. Mva nkubwira Rine, izo voka uri kuvuga hari igihe aba yaranguye nabi akarangura henzwe, cyangwa se mo kimwe hari igihe anahomba bitewe nuko yaranguye na voka zikabora, ariko atari uko yenda ari ukuvuga ngo nukuboko kari kuno yabanga ukuboko ngo ibiki n'ibiki, ari uko yaranguye voka zidakomeye zikabora, ese ari uko yaranguye voka bamuhenze agacuruza agahomba, ariko yaranguye neza akarangura n'ibintu bizima uko byanyina kose ntago yahomba. N'uyu rero nawe abaguhirwa nyine abaguhirwa, ariko uwo mugabo nago wamugira inama yo gukomeza ngo ngashore koko. Abantu mwe umwanzuro nuwo nguwo, abantu mukina akadege karabakoroneje ngemba mbona karimo n'ibikira ibirozi kuko wakagiye abantu bagakina nago najya kure, nago wenda simvuze ko babaroze, ariko harimo abantu bimera nkaho wenda kabaroze kukube karabakoroneza cyane. Gusa ndumva ikiganiro cyacu twagifungira aha ngaha, ubwo ngewe nuwo mwanzuro wanjye wa mugabo wereka kujya muri ibyo bintu rwose, reba byakumazeho buri kamwe kawe, bireke urebe ko udasubira mu buzima. Nawe rero ubwo nawe umwanzuro we mwawumva, nawe komeza nkikinira ngewe usezera n'inshuti zacu. Ubwo ngubwo bafana bacu rero bakunzi bacu, njye uyu mugabo namugira inama agakomeza akagerageza, n'ubundi byahombye nibyo byinshi. Wa mugabo we ntuhagarike umukino wawe, komeza wikinire. Ari igihe Imana ejo wamenya ukuntu Imana ibigenza nk'ejo. Ejo wasanga Imana ikugire neza ugasanga uratsinze, kandi wenda waratanze ibihumbi n'ibihumbi ku binote yawe wenda 2 cyangwa 1,000 ugasanga yiboneyemo miliyoni, wewe gumye uhatane rwose ntagire uguca intege. Bafana bacu rero nuko bigenze, mwebwe mutugaragarize nyine uko mubyumva, mudukize nge n'uyu muko harimo na benshi namwe muri mudukize pe, harimo benshi mukina, hari n'abantu mubona birimo ikintu kivamo rwose. Mwebwe muzatwandikire muri comment rwose mutubwire uko byagenze, tuzagaruka twumva ibisubizo byanyu, tuzagaruka twumva comment zanyu uko zimeze.